Evangeli Mama Dieme TV turabasuhuje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe aho muherereye hose. Yesu ashimwe abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Iyi ni indamutso rero y'abana b'Imana. Tuje imbere zanyu tubashimira buryo ki mukomeje gukurikirana iyi Evangeliste Mama Dieme TV. Imana amahoro igikomeza ibaho umugisha. Tugiye kuganira buryo ki kumvira Imana bikiza. Tugiye kuganira buryo ki wowe nusuzugura Imana, Imana izabiguhora bikabice, ariko nuyumvira Imana izakugirira neza. Hari abanga kuvugira Imana bagashaka kugira ngo Imana yo mwijuru banze baho ibimenyetso. Iyo usabye ikimenyetso Imana irakiguha, ariko ngusabye kudasaba Imana ibimenyetso kuko ibimenyetso biravuna. Nyemera tubanze tubishire imbere y'Imana. Dusenge. Uwiteka Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimye, tugushimira kwa turinze, tugushimira kwa abanye natwe. Mana yo mwijuru ushimwa bw'icyubahiro, ndagushimye cyane kubwira ivuga butumwa ryiza ushatse ko tugeza ku bakozi bawe. Waravuze ngo nitwemere udutume, Mana yacu abemeye urabatuma, abanze nabo baranga, ariko watubwiye ko nitukumvira natwe uzatwumvira ibyo tuzagusaba byose. Ngiye abantu bawe rero ngo nibakumvire, nawe uriherekeze kandi ubagarurishe umwuka w'ubugwaneza. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amena. Ndabasuhuje rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Aho muri hose haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima kuba ngarutse imbere zanyu ngira ngo mbabwire ngo kumvira Imana nukwiteganyiriza. Mureke rero dutangirane aka gakorasi kavuga mu buryo bwo gutumwa n'Imana. Numa mwami ntuma, numa mwami ntuma, numa mwami ntuma, ntuma ndagenda ntuma, numa mwami ntuma, numa mwami ntuma, numa mwami ntuma, ntuma ndagenda ntuma, numa ni Kigali, numa Amerika ho, numa mwami ntuma, ntuma ndagenda ntuma, numa mwami ntuma, numa mwami ntuma, numa mwami ntuma, ntuma ndagenda ntuma, numa mwami ntuma, numa mwami ntuma, numa mwami ntuma, ntuma ndagenda ntuma. Haleluya. Abashaka gukoreshwa n'Imana, haleluya, nukuvuga ngo yo wemeye Imana yo mwijuru ikagukoresha, nukuri nukwiteganyiriza. Uwiteka Imana rero iyo yashatse kugukoresha ikugira umuntu wanyuze muri bya bibazo kugira ngo ikuvane mukomeye. Imana yagutuma kubakomeye ugatinya, Imana yagutuma no kuboroheje ugatinya, ukibwira ko Imana yo mwijuru ihwanye nawe. Ntabwo Imana ihwanye nawe. Iyo Imana ishatse gukoresha ukabyanga ubu yibabaje. Hari igihe ushaka kugira ngo wiyobore, kuko Uwiteka Imana iyo yagutoranyije mu bakozi ni ngombwa igukomereze mu butayu. Hari igihe wabura ukwiheba, Imana yagutuma ukavuga ati nge ntacyo kurya mfite, nta mwambaro mfite, nta naho gutaha mfite. Ndagusabye ugarukiraho. Twebwe ubona kuri iyi kamera, Imana yo mwijuru yadutumye twaburaye. Imana yigeze kuntuma nabyaye mbazwe, maze iminsi 3 mvuye kwa muganga. Irantuma ahantu hitwa mu Bigogwe, irambwira ngo ihute. Icyo gisebe icyo napfaga nukuguha umwana, na icyo gisebe nzagikiza. Icyo gihe naritotombye irambwira ngo ninjye gukuye kwiseta nutajya yurambona. Gihe cyarageze njyayo, ngarutse igipfuko kikuraho, sinigeze nsubira kwa muganga ukundi. Imana yarambwiye ngo ubwo umvugiye rero ntabwo uzasubira kwa muganga ngo ukijije burundu. Icyo gihe byararangiye, irambwira ngo ngiye kugutuma ahantu hitwa Ibuvira. Noneho kuko Ibuvira simbazi, data na mama naho bahazi, nta n'umuryango wanjye uhazi. Hanyuma numva irambwiye ngo ngiye kuzagutuma Ibuvira, uzajya ku mugapiteni w'Ibuvira, uzambwirira umugore wanjye ibi bikurikira. Yantumye amagambo akomeye kuri uwo muntu ukomeye, mwababyeyi mwe bari kunyumva, ku buryo utatinyuka kugenda. Hanyuma ndavuga nti rero ngewe Ibuvira sinzajyayo kuko nta nitike nabona. Uwiteka Imana rero irambwira ngo winzaneho impamvu, irambwira ngo isi nibiyuzuye ni ibyayo.
waba uzana impamvu mu murimo w'Imana, waba uvuga ngo umwana ararwaye nturajya gusenga, waba uvuga ngo ubwo waburaye ntuzakorera Imana, ndakubwiza ukuri ko ibyo nubizana imbere y'Imana muzabonana. Ntabwo Imana irakina nawe, ntabwo Imana ari mubyara wawe, reka gukina nayo kuko Uwiteka Imana nakina n'abana b'abantu. Igihe cyarageze irambwira ngo wowe senga usengera inzira. Igihe cyarageze nsenga iminsi 3, Imana ikomeza irambwira ngo igihe kiraje ukagenda Uvira. Nkayibwira niba ari wowe uvuze ngo mpereze itike, irambwira ngo isi nibiyuzuye ni ibyanjye. Hanyuma igihe cyarageze ndangije amasengesho y'iminsi 3, irambwira ngo ninjya ku rusengero ibunaka. Naragurutse ndagenda njya kurwo rusengero Imana yo mu ijuru yavuze. Narageze kare nsanga Imana ititiranya amazina, yatumye umugore w'umupasiteri w'umukongomani araza nawe nshakisha. Yaje ari kunshakisha tutaziranye, nawe ntiyaranzi. Hanyuma Imana imutegeka kumpereza amafaranga. Nigera kurwo rusengero Imana yari yambwiye ngo wowe nuhagera uhagarare. Narahagaze kweri. Hanyuma ntegereza igitangaza cy'Imana. Nyuma yaho gato nahise mbona umumama aje munini cyane, aza yataye umutwe ari kuvuga ngo Mungu we, ngo nitamuona wapi? Mungu iko wapi? Uyu mjakazi wako nitamupata wapi? Usikirize muzuri pale mama, wumvirize neza. Imana yo mu ijuru nawe yari yamusanzira muganiriza, iramubwira ngo genda ushake Fura Marie Chantal wo mu Rwanda umuhereza amadolari 100. Hanyuma wa muntu kuko ari Imana yari yamutegetse, nawe aranshaka arambura. Igihe cyarageze rero araza aranshaka, nanjye nsanga aho ngaho Imana yanegetse guhagarara. Narahagaze mbona uwo mama ari kunshaka, umwuka wero amubuza amahoro, akingeraho mbona aranyitegereje, nanjye ndamwitegereza. Numva arambajije ngo mama habari? Ndavuga muzuri. Arambwira ngo ni wowe Imana yavuze ko ufite urugendo? Ndavuga yego. Nongera ndamubaza nti Imana yakubwiye ko nzajya he? Nawe aransubiza ngo Imana yambwiye ko ugiye kuzafata urugendo rujya ibuvira. Ndavuga yingo rwose ni Imana yavuganye nawe kuko nanjye yanzinduye kare. Irambwira ngo ndahura nayo aha hantu imereze itike. Wa mubyeyi yahise avuga ngo Imana yarambwiye ngo nzaze nguitike kandi nibiba ngombwa nzaguherekeze. Ndavuga ati mpa Imana icyubahiro, y'Imana ititiranya amazina. Haleluya! Imana yo mu ijuru ntago yitiranya amazina, wayikorera ushaka cyangwa udashaka. Yashatse kuyikorera wayikorera shahu, washatse kuyikorera wakanga kujyayo ukazajya uri kirema. Igihe cyarageze rero hanyuma ampereza y'amafaranga, nsubira mu rugo njya gusenga Imana. Imana irambwira ngo wambonye ndikiriza. Hanyuma irambwira ngo mbere yo guhaguruka ongera usenga umbaze. Hanyuma twateguye umunsi wo kujyayo, njyana n'umukobwa mugenzi wanjye aramperekeza. Nkigera kunuza hariya ku kibuga cy'indege ya Goma, hanyuma barambwira ngo wowe uburetse murukira nyuma y'iminsi 2 nibwo muragenda. Ya minsi 2 twarasenze. Imana irambwira ngo ntabwo nshaka kugenda mu ndege, uragenda mu bwato kugira ngo nkwereke ko ndi Imana yavuganye nawe. Hanyuma twasubiye mu rugo, dusenze tugeze mu rugo, irambwira ngo dorugiye kuzagera mu Kivu hagati, hari icyo nzakwereka kikwemeza yuko ari njyewe Mana yagutumye. Igihe cyarageze rero turagenda tujya gufata ubwato, turagenda. Tugeze hagati abantu bari kunyumva, Imana yo mu ijuru ifite imbaraga, Imana ishoboye byose, Imana ititiranya amazina. Ya Mana yakubwiye ikabisohoza, niyo Mana twagendanye nayo. Twageze mu Kivu hagati, umuraburaza amazi ariterera. Hanyuma ubwo bwato twarimo harimo bashuka dadi na bashuga mami, bagendaga basomana. Abandi bagenzi bari bavuye Goma kugura uburozi, abandi bafite ibyari bibajyanyeyo. Ibintu byantangaje rero nuko Imana yavuze yanagishohoje.
twamajije kugeramo hagati rero hanyuma Imana twe tukayisenga kuko twari abanyarwanda bo bavuga igiswahili iringara n'ibindi bintu by'iwabo muri Kongo. Hanyuma nsenze Imana irambwira ngo ntuhishe kuri umunyarwanda, ntuvuge mu giswahili ubutumwa ngutumye, wowe genda uvuge kuri umunyarwanda kuko ndi Imana ya hafi n'iya kure. Ntabwo ndi Imana yo mu Rwanda gusa, sindi n'Imana muri Kongo cyangwa mu bindi bihugu gusa, ahubwo ndi Imana ya hafi n'iya kure. Igihe cyaragetse rero twumva indege iraje igwa ku bwato twarimo. Ubwo bwato bwahise bwiyubika budahamaza abantu buzura amazi. Numva ijwi rirambwiye ngo ngaho bihanishe. Haleluya! Abagendana n'Imana ivuga haleluya. Igihe cyarageze rero ndavuga abantu mwese mwihane. Navuze mu Kinyarwanda rwose nk'uko Imana yo mu ijuru yari yantegetse. Abantu barambwira ngo uko mutugani, ndavuga ngende umunyarwanda. Barambwira ngo uturutse kari uteje ikibazo kugira ngo iyi ndege ize itwicire umuntu. Ndavuga ati ubwo mutengeneze mazambi zenu, kama mutengeneze mutakufia humu. Hanyuma barambwira ngo niba uri umunyarwanda uri mu muka w'Imana, ngaho reka dutibirozi byacu dufite, ariko indege nitavamo nawe turaguterera muri aya mazi. Igihe cyarageze ndababwira ni mwihana ubusambanyi bwanyu, mwihana ibyo birozi byanyu, nibyo muvuye kugura igoma, ni mu bitema aya mazi kugira mubone ukuboko kw'Imana. Haleluya! Abahanyumva haleluya! Igihe cyarageze barabifashe biri mu magode babita mu mazi. Uko babitaye umurabura kubijyana, ibintu byose bakuyigoma barabita. Abasambanyi barihanye, abantu bose babarozi baruze n'abandi barihana baratura. Hanyuma bamaze kwatura turirimba indirimbo. Hanyuma tumaze kuyiririmba ivuga ngo nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ananiona, ananiona mazambi zetu anabiona. Haleluya! Imana yo mwijuru bivuga ngo yariri kubireba bya bindi bakuyigoma, yariri kureba ukuntu bari kugenda basomana muri ubwo bwato. Imana izi ubwenge muntu w'Imana, aho kugira ngo Imana yo mwijuru iguhombe wowe izaguhombya, aho kugira ngo iguhombe uzarimbuke izaguhombya ibyo werekezaho amaboko byose ariko ikubone. Nyuma yaho barambwira ngo none turangije kwana mukozi w'Imana tuombeye dusengere turiyanye kandi ntago tuzongera kugaruka igoma kugura uburozi ukundi. Hari abari bisha abana b'abandi b'abagenzi babo icyo gihe baratuye kubw'igitangaza cy'Imana. Kandi navutse mu Kinyarwanda, abantu bari kunyumva wovuga ngo nawuzi Kinyarwanda baratumvise. Igiswahili ndakizi ariko Imana yanegetse kuvuga mu Kinyarwanda kugira ngo Imana yo mwijuru yerekane ko ibihugu byose yavugisha buri rurimi buri wese akumva. Haleluya! Hanyuma igihe cyarageze, hanyuma bwa bwato bukomeza kuhaba. Uko buri kuhatsindagira niko ubwato turimo buri kwiyubika. Buri wese yatabazaga Imana yasengaga. Numva barambwiye ngo wa munyarwanda basi tuombeye Mungu wako adutoshe nkaye imaji. Haleluya! Imana y'umukozi Imana wo mu Rwanda barayiringiye kuko basanze Imana indi Imana y'inyembaraga. Rata dufite Imana yirirwa handi, ikirirwa muri Kongo, ikizira mu Rwanda nijoro, haba kumanywa haba ijoro. Imana yo mu Rwanda rero ni Imana ifite imbaraga rata, kuko ni Imana twagendanye iranyiyereka buri wese abona ko Imana yo mu Rwanda ifite imbaraga. Hanyuma barambwira ngo ngaho dusengere. Nanjye nasenze mfite imbaraga nkurikije ukuntu Imana yambwiye. Naravuze ati data, none turemeye twemeye kuri Imana ishoboye byose, nk'uko avuze ngo uranyiyereka abantu bawe barangije kwihana, ngaho kora igitangaza bamenye kuri Imana indimo. Narava ngo amena, twumva kirahumye cyane hejuru ya bwa bwato kiba kiragurutse. Haleluya!
indege yahise iguruka, hanyuma ubwato busa n'ubwishitse burongera burahagarara neza mu mazi. Mu by'ukuri bwadashya amazi muri icyo kivo, bahita badaha amazi bayasuka mu kivo, ariko nta n'umwe wapfuye. Haleluya! Abemera Imana y'ibitangaza mukomere, abemera Imana ishoboye byose mukomere. Mwijuru hari Imana itabara, mwijuru hari Imana ivuga igasohoza. Nuzagendana n'Imana yakubwiye ngo nzakugirira neza, ntabwo izabikubesha. Ijambo nzakugira neza urayigendana, ishobora kuyikubwirira mu Rwanda ikazagusora igeze i Burundi, ishobora kubikubwirira i Burundi bikazagusorera ugeze Amerika cyangwa Canada. Biravuga ngo Uwiteka Imana iyo yakuvugishije ntabwo ibeshya. Imana yacu ntabwo ibeshya, ni Imana itirengagiza abo yavuganye nayo. Twakomeje kugenda bari kumbaza ngo wowe utuye he? Ndababwira ngenuye mu Rwanda. Bahita babishuti zanjye kuko hari Imana indimo yakoze umurimo muri bo. Twagaze i Bukavu barwanira kugira ndari wabo. Senzi Imana irambwira ngo ntabwo nkubwiye ngo ujye kuri ari we w'umuntu, nakubwiye ko urakomeza kugenda. Hanyuma dusenze Imana irambwira ngo wowe komeza urugendo, uragenda, hari igitangaza cya nyuma gisigaye. Irambwira ngo ndi kumwe nawe, kandi nugerayo uzababwira udatinya, kuko bazamenya yuko ari nge wagutumye. Kubera ibitangaza nzagukorera nabo bazarebesha amaso yabo. Igihe cyarageze rero dufatisha imodoka aho ngaho i Bukavu, iratujyana tuvugana amadolari 80 twari babiri. Ubwo twatanze amadolari 160. Twaragiye turagenda kuko twajyaga ahantu tutazi, twayoborwaga n'Imana yonyine. Nta telefone nagiraga cyangwa se ngo mbe nziranye n'umuntu w'umukongomani, uretse Imana yamumbwiye izina ikambwira naho ndaturiza naho ndagarukira. Imereza ibimenyetso bibiri biranyereka yuko ariyo yagendanye nanjye. Twaragiye rero tuhageze saa 9:40 bugiye gucya. Hanyuma ya modoka twagiyemo baravuga ngo nitwishyure. Twishyuye amafaranga amadolari 80 turi babiri, dutanga amadolari 160. Turangije kuyabaha baratubwira ngo batubwiye ko turari amadolari 100, kandi mu by'ukuri bari bavuze amadolari 80. Igihe cyarageze bakuramo abandi bagenzi, twebwe badufungira muri ya modoka. Kumbi Imana ishaka kugira ngo badufungiremo itwereke cya gitangaza cyasigaye. Badufungiyemo babaduhaye umwanya wo gusenga. Imana igomba gutegeka bagasohoka, tweka duha umwanya wo gusenga. Yaduhaye umwanya wo kubaza Imana yantu tugiye, kuko badukuriyemo muri gare ya Uvira. Hanyuma badufungiyemo bajya kuzana abapolisi ngo n'abanyarwanda bahetse, ngo none ngo ni perezida wabo batumye. Hanyuma twe twahise dupfukama dusenga Imana, turavuga Data ni wowe wadutumye, none tugiye gufungwa tutazi icyo tuzira, kandi na mafaranga dufite, ariko tuzi neza yuko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe. Imana irambwira ngo humura, iyi modoka ni yanjye. Haleluya! Iyi modoka ni ya Data Jehova Jire, iyi modoka ni ya Yesu. Hanyuma irambwira ngo nayo mafaranga banze mwana wanjye ndayagusubiza, ngiye kukwereka ko ari nge Mana yagutumye. Haleluya! Iyi modoka ni yanjye, niko Yesu yavuze. Akimbwira ngo ni ya Data ari wa Yesu. Hanyuma numva tubijwe imbaraga, ndavuga ibitangaza yagira dukorera, ntabwo kinira kinanirwa. Mu minota mike haje abapolisi ngo baje gufata abanyarwandakazi. Barafunguye bari kuvuga amaringara, barambaza ngo uzamutugani? Ndavuga nazamunyarwanda. Uzamunyarwanda? Ndavuga ndiyo. Ahita avuga ngo Banyarwanda kabila mchafu, asa mutanambia gisi murifika huku. Hanyuma twe dufite ikimana yo mwijuru yatubwiye. Haleluya! Hanyuma barambwiye ngo pita hapa twenda kufunga. Hanyuma hazi umugore munini cyane. Kumbi wa mugore waje nukuriye pirizo aho ni nawe Imana intumyeho. Haleluya! Haleluya!
igihe kiragera araza numva arambwiye ngo wa muntu we uvuye he? Narambwiye ngiye mvuye mu Rwanda, Imana yantumye ku muntu witwa runaka, nkimubwira iki nasanga niwe. Arambwira ngo uranzi cyangwa aravuga ati uwo muntu waba umuzi gute? Ndavuga Imana yambwiye ko ameze gutya kuko nasabye Imana ikimenyetso cy'uko asa n'uko areshya n'uko naremwe. Imana iramunyereka, igihe kigeze araza, uko Imana yamunyeretse niko namubonye. Ndavuga ni wowe nje gushaka, Imana yantumye ibi n'ibi atumishi bagwa. Haleluya! Ijambo riturimo riduhesha umunezero, ijambo rituremo cyangwa Imana itubamo ni Imana yicaza n'ibikomangoma. Uretse Imana ukuntu yadukoreye surprise muri izo nzira, ni ibintu byatuma ukunda Imana. Hanyuma wa mubyeyi arambwira ngo nukuri ntibongere kubakoraho. Yavuze mu Giswahili, arambaza ngo urilipa franga ngapi? Ndamubwira nililipa $80. Ahita ambwira ngo bazirudishe kabisa, murete zile franga za batumishi ba Bwana. Haleluya! Muzane ya mafaranga y'abakozi b'Imana, muyazane ya madolari 160 natanze, bahise bayangarurira nk'uko Uwiteka Imana yabitubwiye mwisengesho. Haleluya! Nukuvuga ngo ushobora kwiringira Imana nk'Imana y'inyembaraga, ukayiringira nk'Imana ishoboye byose. Iyo uyiringe ntabwo ikukoze isoni, iyo wayumviye kandi nayigendana nawe kandi kwicaza n'ibikomangoma. Igihe cyarageze baratujyana na polisi baraduherekeza, tugeze mu nzu y'uwo mubyeyi twasenze Imana turi mu mbaraga, nge n'uwo mubyeyi twajyanye. Hanyuma ijwi ry'Imana riramanuka rirondora wa mubyeyi, n'abapolisi barangije barapfukama barihana, baravuga ati tubabarire wa mubyeyi we, udusame kabisa, hatukujua kama muko batumishi ba Bwana. Bamumana bazagusaba imbabazi, haba bakomeye bazagushaka kubera Imana ikurimo. Nibyo koko bakurusha amafaranga abantu bojya no hino, ariko ufite Imana itanga amafaranga. Nkuko Yesu yari yavuze ngo iyi modoka ni yanjye, nyine nizibe mu muhanda, ariko nukuri tuzigendamo ukariha kuyawe. Nawe ufite imodoka uri kunyumva, wivuga ngo uzagura imodoka kuko n'uyirishe ugihumbi cyawe bitatu byo kagari Kigali ubariya uwo mwanya uba wawurishe. Bivuga ngo rero iyo modoka Imana yo mu ijuru yarayitugabije, n'amafaranga twatanze barayadusubiza kubera Imana twe tugiye kuvugira. Reka gusuzugura Imana witwaje itike, witwaje ngo ufite ubukene, witwaje ngo urashonje, witwaje ngo nanze ufite. Ndakubwiza ukuri Uwiteka Imana izabiguhora, nusuzugura Imana izabiguhora. Ndakubwiza ukuri, aho ngaho habaye igiterane, hanyuma Imana mu ijuru ikora imirimo. Wa mugore yihana ibirozi yari afite, nasanze yari afite umugabo wamuteye imyaka 5. Ahita ambwira ngo niba uri umukozi w'Imana uzavana ariko umugabo wanjye yaje. Ndavuga ni humura, Imana nayo ije gukuraho ibyari bitumye uwo mugabo ataza. Igihe cyarageze njya muri dushe banshwirije amazi, hanyuma wa muntu urukunyumva mugende koga nibutse Imana. Ndavuga ati kugira bamenye ko ndi umukozi wawe, kari wowe wanumye, ngaho zanuriya mugabo umucira inzira. Igihe cyarageze irambwira ngo humura, nje kwerekana ko ndi kumwe nawe. Twaraye iminsi 2, hanyuma muge turi gusenga mu masengesho, twumva abana bo mu mama baravuze ngo mama, ngo papa nakuya, ngo yewe ure papa, ngo uriya papa araje. Hanyuma numva mpaye Imana yo mu ijuru icyubahiro Imana ikora. Haleluya! Umugore isarira amarira y'umunezero, badutegeka kugumaho, bategetse kugira ngo bangurire inzu ngewe nigumire ibuvira. Imana yakwicaza n'ibikomangoma bikemera, cyangwa sikagukuraho yo wayifashe nabi ikagusubiza mu ivu. Garukiraho ngewe rero kuko Imana itari yanumye kubayo, kuko itari yanumye ngo bangurire inzu, ntabwo ndi umusatuzi. Ngomba kubwiza abantu kuri Imana ikagutegeka ukayinzanira neza ushatse kuma, ariko atari ukuvuga ngo ngewe ngo Imana iravuze ngo jya kubwira umuntu ngo nawe ngakubeshe yo hoya. Ntabwo yari yanegetse kuba ibuvira. Gihe cyarageze umurimo wanjye nkurangije,
hanyuma ndagaruka. Nashaka kubwira abantu basuzugura Imana, nashaka kubwira abantu bazana impamvu y'Imana yuko Uwiteka Imana itazaruhanya n'abana b'abantu. Ushobora kwanga kuyikora ufite amaboko ukazagenda uri ikirema, ushobora kwanga kuyikora ugifite umunwa ukazagenda utazi kuvuga uri ikiragi, ushobora kwanga kuyikorera witwaje ngo wararwaye korari ntiyagusura, witwaje ngo wowe warapfushije pastor cyangwa mwarimu ntiyazi wawe. Izo ntanzitwaza mu murimo w'Imana, imbere y'Imana ntacyo uzitwaza, kuko pastor ushyira mu mutwe cyangwa abadiakoni na ba mwarimu ntabwo ari bo baguhamagaye, wokorera Imana ku muntu waguhamagaye. Mbese wemeye kumvira Imana, wemeye gutumwa n'Imana, garukiraho mwana w'umuntu, wowe wazanye Imana hagasuzuguro yigarukire. Icyo gihe rero Uwiteka Imana yavuze ngo nshaka kugukoresha, aho nza gutuma hose uzajyeyo. Yamaye iri somo ryo muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 turagera ku 10. Reka tuhasome mu izina rya Yesu twumve uko havuga. Haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utari wavuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. 6 nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Jehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Hanyuma ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiriye hejuru, ngushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Haleluya. Mwumvise ukuntu Uwiteka Imana yivugiye, mwumvise ukuntu yikoreye ikambwira ngo dore Imana yo mu ijuru yarantoranyije irantuma, yantoranyije ndi umuntu wo mu giturage. Shaho nta nubwo nigeze niga no mu wa mbere segonderi, nukuri Imana yo mu ijuru idakangwa na diplome yarantoranyije. Imana yo mu ijuru idakangwa na biracitse yarantoranyije. Igihe kigeze irambwira ngo dore ngiye kugutuma mu mahanga yose, ngo kandi ntuzabatinye, uzababwire, kuko ngushyize amagambo mu kanwa kawe. Bivuga ngo Imana yo mu ijuru yanoranije mu bantu muri uyu murenge wose, cyangwa se munuza mu rusengero dusengeramo hari abakozi b'Imana benshi, ariko irandeba irantoranya. Suko nize menshi, suko mfite diplome, suko mbarusha n'amashuri cyangwa ubwenge, cyangwa kuba mbarusha gusenga cyane. Imana yo mu ijuru yarantoranije ngo ngende mbwira amahanga yose iby'ubwami bw'Imana, mbwira amahanga yose, hanyuma bihane kandi bumvira Imana. Nabwiraga rero igihugu cy'u Rwanda, Canada, Oceania, Burundi, Tanzania, Kenya ndetse na Congo, hirya no hino mu nyumve. Imana yarantoranyije ngo mbwira amahanga yose, kandi Imana mwumvise ko yavuze ngo sinkabatinye. Nimwiyane, muve mu byaha byanyu, muve mu burozi bwanyu, mureke ibigirwamana byanyu, mureke ibintu byose byo kunywa itabi, guca imanza no kwica abantu. Ibyo byose mubiveho, kuko Uwiteka Imana ibabaye. Nawe Imana ishaka gukoresha ukababara, ukanga, ukitwaza impamvu. Imana ije gukuraho impamvu, kandi ibyo byose wibwira ngo ni ibyawe ije kubikuraho, aho kugira igihombe iraje guhombye. Hanyuma ndakubwiye ngo garukiraho. Mbese Imana yigeze gutuma urasuzugura? Mbese mu murimo w'Imana ntabwo uzana impamvu? Mu buririmbyi uririmba gute? Hanyuma mu bupasteri ujya uyobora intama z'Imana gute? Mu budiyakoni udiyakona gute? Mbese ntabwo ujya usuzugura abakuyoboye? Mubyeyi ntabwo usuzugura? Ngaho garukiraho. Uwiteka Imana ntabwo ishaka ko twongera kuyazanaho agasuzuguro.
niwumvira Imana izakugirira neza, izakuhereza bya bindi yagusezeranyije, kuko nawe uzaba wumviye Imana. Shaka ingingo izakurengera ugeze ku munsi mubi. Ngaho iyunge n'Imana, bya bindi byose wacumuyeho Imana, bya bindi byo yagutumye ujya kubimubwira wa muntu kugira amaraso ye atazakubagwaho. Ngo ukarabiye imbere, nutemera kugenda Imana aho yagutumye, iraje mubonane, kuko Imana ntabwo izaruhanya n'abana b'abantu. Murakoze cyane abanyumva, nukuri urebe bya bindi byose Imana yagutumye, kuba utarabivuze nukuri ni ibintu wishizeho, Imana iraje ibonane nawe. Reka turangizanye isengesho, ariko numva hari ikiguciriye urubanza ugarukiraho. Nyemerera ushyira akaboko kawe hejuru, wowe urukunyumva watsinzwe n'urubanza, hanyuma dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye, gushimira kuri Imana ikiranuka, gushimira kuri Imana nziza, ushimwa bw'icyubahiro. Ndakwereka irivuga butumwa, Mana utubwiye ko nitukumvira natwe uzatwumvira ukatugirira neza. Mana, nkweretse abantu bose bari barasuzuguye ubababarire, kandi gwerisa udukureho kugira ngo tukuzaneho impamvu. Urakoze ko tubabariye, kandi n'abarabyumva bahindurwe n'imiburo, mu izina rya Yesu. Amena. Witeka Imana bagire neza, kandi bakune mu gitabo cy'abari barasuzuguye Imana. Gwerisa ufata umwanzuro kugira Imana mu ijuru ikugirire neza. Ngaho nimugubwe neza.